hari pasiteri sibyo ntago yemerewe kunywa inzoga sibyo subiza ukatemere kunywa inzoga mwese munansubiza noneho padiri sibyo ntago yemerewe padiri anywa inzoga ariko ntago yemerewe umugore hagati ya padiri na pasiteri ninde wagowe utubwire ni ozo umuntu wagowe njye nashikiye padiri kuko nimba anywa inzoga pasiteri ntanywa inzoga buriya inzoga itukoresha ibiri buriya padiri biba ngombwa yakarengera kandi bitemewe oya yanabamo none nje nshaka kutubwira ninde wagowe hagati ya padiri na pasiteri wagowe ni pasiteri wagowe ni padiri Swahili ingabo zo mu oya mubwira sube mbye jambo special TV show gusubiramo uravana no gusubiramo special TV yego inde special TV show special TV show yaje gakundwa abapape kanyisobanemo hari metero nzovu yari iranze yabaga muri Amerika noneho ni filime yasobanurwaga na Rock noneho ariko watuyaga kuri kamera bita director sinzi ukuntu bavuga ni director sinzi bamwitaga Amuzose Special TV show yari twongeye kubasuhuza kuri Special TV show twongeye kubaha ikaze hanga turi kumwe na Nzovu tukaba kumwe na Miss Element hamwe na Kayusi wahoze mu butinganyi uvuga pastor ntago nje nkiri umutinganyi dore Nzovu ariko wahozemo Kayusi ndamutangira ubuhamya yari wa muntu wambaraga paperesi s'abagore nta nubwo n'iz'abana ugasanga kugira ngo yambare ipantaro cyangwa ikabutura yabaga ikintu gutya cyashokaga mu nyo gutya kikamanuka ariko yarakijwe imbere y'Imana sibyo yarakijijwe Pastor Kayusi turakwakira cyane murakoze cyane amara y'Imana akomeza baye namwe bajya bavuga ngo igiti kikorwa kikiri gito nimba Nzovu arimo gukorakora umukobwa kandi ngiyazi ko ni pasiteri biri kumbangamira none se we ni wawe reba ariko reba uri kuraba intunganye uzi ko uyu nguyu njye w'Imana ishobora kumungezaho tugakora ubukwe wowe ugasigara uri mu mandazi ni Kayusi pasiteri uko mubizi reka ndebe Element kuva iwanyu ngakundana ngo na Element ngakundana na Element wawe Nyamasheke ugishukure none ugeze Kigali umaze gufata Kayusi wakijijwe nk'umuntu wambaga pape utaje kumukora kwa wa muntu wasongoye akabuno nabyo mu bisiremo akagenda kijomba mu mahwa tubibutse gukora subscribe share like na comment dukomeze Miss Eri kibazo mfite ni kimwe reka rero nkubwire reka dufate Nzovu tumushingirane na Miss Element we ntabwo ni Kayusi reka nkubwire Nzovu gato amaze ari myiza Nzovu umuntu bita Miss Eri nge nabivuga Kayusi ntabwo akijijwe kubera icyo bawiyoberanya Kayuyuzo Nzovu mumbwirire ko barako nakijijwe ngo ntabwo nkijijwe ese uri kurapa ntabwo ndapa ntabwo ndi karoti barapa kuca ku mashini turebe ese nk'urugero ugiye gushaka n'umutinganyi wambaye papa mu kibuno yacyambaraga gutya izo mbonana ugiye kumushaka se hoya nawe tugiye gushakana muri ugiye gushakana uyu ni uwa Element uyu ni umugeni wa Element uri gukina ngo wa Element undi se yamukura he Element no mureke mbabwize kuri sibyo umva na Kayuyuzo na Nzovu na Rutwe bose kena Kayuyuzo ndankubuza kwita Kayuyuzo Miss Element aka kanya natangusora mu kiganiro ukagenda ase ni wanyu izi ntebe twicaho n'iz'Imana reka mvuge maze kumenya ko hari abakobwa bamaze iminsi bazamukira ku mazina y'abandi Element yego ngo azamukiye ku Nzovu umva mabwire usibye ishyari bayazamukiragaho nta yamushiki wawe abantu ariko Miss Element rivuga abantu bazamukira ku bandi hano mu Rwanda ni bangahe ntabwo njye menye ibyo bazi uretse gato Miss Element na Nzovu bagiye kutubwira abantu bazamukira ku mazina y'abandi hijambo Nzovu yego Nzovu bitewe yuko ntazina nzamukiraho
ndatanga ingero nk'eshatu abagore bazamukiyeho ngo Juno ngo ni Joyeuse Element yego babiri ngo Miss Element nande na dore imbogo nyakwigendera nacyo muvuga ngo na Miss yazamukiye ku mugabo bitaga Bruce Melody ceceka yazamukiye bamwita ndabivuga nuko reka bivuge uri bagiwe yazamukiye kuri ubanga kabitekeze yakubitwe n'inuzi abase bareka kunza bakwibera nzovu po umuntu inzovu rero ni kuba wawomeza reka mbajyemo hagati muri kubomorana mu intebe na kibazo icara hanga reka dutuze turebe amazina twari tukuba ceceka ubirinduka siyo yakibirindwe Mikayusi na gundi Satani yego twaturi kuvuga abakobwa bashaka kwijya stari bitakunda bakazama ko bakazamukira ku bandi yego ubwo twatugeze ko bitaga nyakwigendera bava dogiteri nde ni dogita nibutsa ni dogita M agerageza kuzamukira ku bandi ni amazina kandi burangenzo ndimo kureba amazina yazamutse yubakiye ku bandi bantu uyu nguyu yashatse izina ryiwe ceceka oya ujya hese ugiye kunyara urinyarira oya icyo kwirukana cyarangiye cyangwa ngo dukora iki sinabyo gukora turi gutanga ubuhamya yego kwitwa abasitari bazamutse ku mazi y'abandi bantu basebye abandi ndabakubita ibyiciro bitatu yego ndashyiramo Miss Element wavuye cyangwa uzi kuririmba kugira ngo uriya muhanzi Dr. wari uzi indirimbo yiwe ubwo nyuma uraza kwitubwira ndahita nshyiramo bita Joyeuse mo bebe karame uri mwiza shengewe uretse ari kuvuga uraguha umwanya mugiye kuzima vuba buriya ntureba twakiriho kazimira mu giti wagiti we kuki twiswe nzovu tw'inyamaswa ugafata n'amazina bakubajije mu matungo aba ngo uhinduke itungo wabiriye itungo yahinduka inzovu mwese hano mu Rwanda arigize ubona ikiza ni kiribwa vuga ngo ikiza ni kiribwa cyoko cyankubwe inzovu bayiba amenyo ya zahabu bakayishimuta abusa aya menyo yawe harimo zahabu irimo nyene zahabiri umva ngubwire mu capurisha tugana oya buretse mbaze umusozo nushaka umusozo uhaguruka ugende ugiye ku musozo w'Akanyaru ugiye amazi atuye ngo ugiye gusoza ubwato kugira ngo twemere byibuze yuko Miss Element yakunze Element koko byibuze naturirimira akaririmbo kamwe ka Element yego n'umujura uyu ngo yariba cyane service shaka kugira service ahubwo tugiye gutora amatora ako umuntu bita service ko mwamuze abantu oya mwihorero uyo nguyo ahubwo nzovu navuga amatora tugiye gutora ni bwoko ki yego tugiye kureba ibyaduka biri kuza nka gisiga uratsindwa yego ndabizi ibyaduka by'inyamasheke harimo Element avoka by'inyamasheke Element apana Element na nyakwigendera na nyakwigendera na Dr. M nanuza na Juno Juno kizigenza nawe avuga hariya bose bavuga hariya yego ugira ntago basa n'abantu wagira ngo bavuka mu urabona uyu nguyu asa n'ingagi kuko ngenda ngo mvuka wavuka ngenda umunyenyanza nanjye niho mu rugo Miss hariya mu kabuga ka Nyanza ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi byumva ute kubusa nk'ingagi ni sara gutunza urutoki ko avuze muri rusange wowe usa nk'uzisha gatoya ariko nanone wipashe muremure ngo Element ako urabona uzashaka na Element
zana ngufashe Ntabwo gushakana nawe. zana ngufashe okay Mana ishobora byose Mana nkunda Yego, rata, waribeshye yego cyane. wari umukobwa w'inyamasheke urya cyane haleluya. Elimeti ni umusitari Mwami Yesu. Elimeti ndamukunda ntago ntago kwetu nta n'agashumi wazamwa wafunga Elimeti yego Amena. amen wowe aho kugira ngo ukundane Elimeti uzakundana n'ibisambo kuko Agakundana n'ibisambo. okay wowe ugambanira abagabo nimba ngenje nzovu nje kurana nawe banyambura iPhone yanjye zana ngufashe yafasi yanzovu ukayigambanira Yego cyane. Oya winyongorera nge sinakundana nawe. misiyeri abakukongora fashaho gato yakayusi fashaho gato ngo baze Ngo ndashaka ko tutahanira ijoro. aseka yusi utangije Ni kwambwisa uyibonye se. Umvumbwira ubu nabishyira hanze nayo mujinya. Oya wabishize se. Oya ntago twaryamanye ni ukuri ntago twaryamanye. ngambikubwe Yego. kayusi bara mwana wa mama Yego. tuvuka kwa Musinga Yego. uri petit frère wanjye Cyane rwose. uyu mutubuzi wa Nyabugogo dobandi Umutubuzi ni wowe. Avuga muri bya bisambo byo muri dobandi. akwiba nta ibyo kurya ntago bizaza Rero haba. Ariko anagira inama n'abantu b'indaya b'indangamirwa n'abatinganye. abantu b'indangamirwa nzovu shaka ko ugira inama abantu b'indangamirwa uri kumva n'abatinganye indangamirwa tuvuze indangamirwa tuvuga abantu bari ku mihanda gira inama bagira indangamirwa zitandukanye abatinganye urabona abatinganye ni abantu baryamanye bahuje ibitsina Kayusi nyumve ko ndimo kumushyigikira n'umutinganye ariko yarakijwe Kayusi yarakijijwe ntabwo nyibikora. ko indaya muvugana amafaranga nk'uko bavuga iti Elimeti ni indangamirwa muravugana ibihumbi 3 cyangwa 10 mukarabirangiza. niyo mpamvu mukaba mukunda bye So umva se nanjye aragukunda. Indangamirwa se. Oya. misi elementi bucecetse baze tugira inama kandi aho kugira ngo uzajye kwa Elimeti uzagane kwa Nzovu Elimeti ntabwo ndusha ubusitari wavuye iwanyu Nyamasheke Kibuye ariko nzovu igihe kibazo kindi nakubaza filime metero nzovu yagiyeho ubundi ko muderwa kuyiduha yarazimye yararangiye cyangwa yarazimye Yabita gucumba. none se nzovu filime bita metero nzovu bayisanzemo bugaye nzovu Mani ndaje mani Nzovu. wauretse. Oya ndashaka izo nkari zawe ubuzibaye. Kayusi uretse gatuma niberetse nzovu nzovu itonde gatuma yambaza Nshaka kwihagarika. Kayusi Yego. itonde gatuma niberetse nzovu nzovu Oya mujye kurira. filime bita abapampe urayizi papa ndazi irasi poroje yawe bayihinduye bakegera ya metero nzovu bagandura abapampe pape ni kwa igisaje kwa Manibu bayitiye mama wa pape we mama wa papa ashatse yarega amuzose content iri use content ni content ya mama wa pape copyright ni copyright ya filime Penalty. Subiramo. Ko sha ntabwo mwize pe kutigabira agatsindwa. haya ariko nzovu Wize bikumariye. nzovu mwimurenganya Wowe wize bikumariye. Ntabwo uri Kayusi. Nzovu yarize ko ntiwize. Ibyo se birakureba. Vuga subscribe yiba. Nzovu. Ngo Vuga subscribe yiba. enyi. subscribe Subscribe yiba. subscribe Byamunaniye. sabu babwire badukanire Aba subscribe ngo Mukande subscribe. okay kuri tubicana mukande sabu subscribe share na comment muturage special tv show ingabo zo mu kironi special tv show imanye baba ngo shufe Swahili ingabo zo mu Oya mubwira subire mu jambo. Special TV show. gusubiramo uravana no gusubiramo special tv show Yego. inde special special tv show special TV show Ariko nasubire okay. Ijyanyuma natwongeze rimwe. Mwiyore. none utobwira ko na subscribe maze kumbaze nabisubire. YouTube channel ni ingabo zo mu cye cyane zo special tv show Subiramo shuri. Subiramo. special TV show Vuga ngo bakande subscribe yiba na share. reka mbwira abanyarwanda bankurikira muri East Africa yose uburengerazuba iburasirazuba no Rwotamasimbi mukane kuri Super Show TV Ngo zacinge kuri YouTube umva kuri kuvuga ngo Special TV. nakane oya bishomora uyu ni umutingani nakane mbishamo TV show ego. Ariko nta kibazo byaba ari cyiza. Special TV show.
ariko nigize iryo zina nukuri ko Imana igize rino zina nese kugira ngo edo batangiye kwicwa n'ubushuhe urwo rukundo Imana yanjye warurondo nako rungana rusomba inyenye ni kuzimu shitani wowe turagapfa iyo Mana dusengera komeye iyo Mana dusengera komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengera komeye iyo Mana dusaba guseruka ni Imana yumva guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengera komeye iyo Mana dusengera komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho ni Imana dusengera komeye ego kuri filime Abapampi ni projet yaje gakundwa abapape kanyisobanemo hari Metero Nzovu Metero Nzovu yari iranze yabaga muri Amerika noneho ni filime yasobanurwaga na Rock noneho ariko watubaga kuri kamera bita director sinzi ko bavuga ni director sinzi bamutaga Amuzose abona ko enda turebe wayoboraga nande ntago bigeze bahuza ku mafaranga iki gikorwa tugezemo ni cy'amafaranga ntago bigeze bahuza amafaranga iyo filime yaje guhagarara turahagarara tujya gute barayibana filime nk'icyo bita mu gisirikare atamungwanye nibabyita kubana turabana kagiye cyose ngenda bana ngiye ase Nzovu nuwe muhanzi fara mu Rwanda umuhanzi mu Rwanda se Miss Melody ngo Miss Melody turimbira kene ka Miss Melody Miss Melody yagiye kugura Metero Nzovu cyane byapfuye ndi mu Kinya ni mandu nyushaka ya kirata yatanyibutse turimbira kene ka Miss Melody yashatse kugura Metero ndakwanga ndashaka nushaka nyange I hate you nefe kiki pako tutuyo none nyuma yaho indirimbo twapfuye ubusa bitanoza Miss umugabo uyungura Element indirimbo y'umugabo wawe indirimbo ya Element ndayirimbire ntabwo njye basi mubaza indirimbo yabaze mu buzima bwe indirimbo wabaze mu buzima bwawe washobora kuririmba ikarangira niyo yarimba gace ntaribi ubu nubugira gatatu nkubitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi simbona na gira muri bare tisiwe warenga yaje amara kuyatsemba o mama we duru du du duru du duru du duru du nagera muri bare tisiwe nahera muri mama we mama we Kayu ko nzi ko wakijijwe ibyo uri kubyana ibyaye ni kubyina indirimbo nziza hoya ko yakijijwe tugaruka kuri Kayusi Kayu buretse gato umuntu bita Kayusi yatugiye ko yakijijwe tumufashe inshuro ya kabiri njye ni inshuro ya kabiri nkonye kuri televiziyo Special TV show uri kubyina gutya none se kubyina gute none se kubyina gutyo hari cyaki bihanira hari ikosa ririmo ariko nanone nabigeze ukuri Kayusi namushyigikira mu itegeko cyane nahindutse rwose ese turebe nimba yarahindutse mu mushigikire umubiri we uracyakura neza yego ese nimba umubiri we uracyabana okay nimba ari pasiteri nashobora kubomora ntabomora nyene bibaye ngombwa ariko ikibazo kimwe hari pasiteri sibyo ntago yemerewe kunywa inzoga
sibyo Ndabyumva. subiza ko atemerewe kunywa inzoga mwese muransubiza noneho padiri sibyo ntago yemerewe padiri anywa inzoga anywa inzoga ariko ntago yemerewe umugore hagati ya padiri na pasiteri ninde wagowe utubwire niba oza umuntu wagowe njye nashyigikiye padiri kuko nimba anywa inzoga pasiteri ntanywa inzoga buriya inzoga itukoresha ibiri bya padiri biba ngombwa yakarengera kandi bitemewe oya yanabamo noneho njye nshaka kutubwira ninde wagowe hagati ya padiri na pasiteri uwagowe ni pasiteri wagowe ni padiri ni pasiteri genda oya buri wese agorwa bitewe n'ibyaha yakoze cyangwa bitewe cyari ikibazo nabazaga ahubwo nawe uransubiza hagati ya padiri utemerewe umugore sibyo na pasiteri utemerewe kunywa inzoga ninde wagowe inzoga igukoresha ikibi buri wese agorwa n'ikigeragezo yahuye nacyo ntabwo ngende kukubwira ngo ni pasiteri cyangwa ngo ni runaka buri wese agorwa n'ikigeragezo yahuye nacyo kandi inzoga ni ibintu by'ibigeragezo iyo unywe ukarengera ushobora gusinda njyewe umuntu numva wagowe ni padiri impamvu ni iyi padiri ntabwo yagowe padiri ngo nakwemerera ngo umugore ngo ni padiri njye niwe numva waragowe ariko njye ndi kwihuta ngo mujye mvuye mu kiganiro sibyo musigara amahoro sezera abafana mbere yo kugenda abafana banjye ndabakunda agiye kureba abana mubwe neza bakore subscribe oya agiye kureba abana 15 nanjye mfite channel bajya kuri Miss Element bakore subscribe reka tusozereze rimwe tusozereze rimwe tu ariko ikibazo ndi kubaza ntabwo mwakinsubije ntacyo turagisubiza tugana ku musozi noneho njye ndi kwibariza nzovu nzovu inka uri kumva yuriye inzu iragwa inka yuriye inzu iragwa hagati y'inka n'inzu niki cyaguye inka yuriye inzu iragwa inzu yuriye inka oya inka yuriye inzu iragwa hagati y'inka n'inzu niki cyaguye nese urumva ari iki cyaguye inzu uko inka yaragiye imwe yaguye nyine nese bwo ari inzu n'inka ni kiye inka cy'imbaraga inzu iragwa haguye inzu bajye muri comment bazadusubiza haguye inzu ko haguye inzu element ari kwiyewe element kuri bajye muri comment batubwire ni gihe ariko mani oya impamvu yo kureba umugabo oya mureke element arimo kwirukanka bagiye kumubomora aganje ku ari kwihuta kugira ngo umva nyine mani umva mbabwire bomorwa okay bajye muri comment bavuge ni gihe cyuri inzu cyaguye niki ari umugore n'umugabo ninde yagushije undi okay bayagera bazaga inka ntabwo nanjye ari umugore n'umugabo ninde wagushije undi kuva kera ko tubizi kuva kera ansubiza ikibazo bitugenda reka ngucyesha muko wanjye njyamo mugongo ego iyo mugongo gutwara yijyayo kutinyasi tuhite tunagenda rwose iyo tugendere rimwe asubwo menutse nzo asinzo fara taguheka okay ngaho we muheke ngucyure reka naguheke utajya kumena uretse yewe wizana reka nguheke uretse turebe nturasha uretse turebe kwigendesha zavuka batamugongo n'isi element zumva bimeze bite okay nta kibazo mwegereyo meke nzova uretse gatatu bw'ukuntu bimeze element urumva bimeze bite ni umugore wa element ariko iyo ndi mu mugongo wa element iri mu muryango okay bibutse gukora subscribe share like na comment kandi sivayo hano niwe muntu dufatanyije aka kazi niwe muntu dufatanyije uyu mwandiko ego niwe muntu dufatanyije Imana bamugisha kuri Special TV Show turabakunda cyane mu bihugu byo hanze mukomeze mudukurikirane kandi tuzajya tubaha ibintu bigezweho buhamya tunabagira n'inama ku bibazo bigiye bitandukanye tunababwira gukunda Imana mukaza mukasenga cyane ego none gurakana ko gusenga ni sawa ego kana ko gusenga ni sawa yaba mwijizira rya ubahwe uhumgisha abantu bose badukunda n'abatwanga ntegereje gusenga nese urarangije